Yes, reka musuze nkwifurize ibihe byiza, nizere komeze neza kandi ibyo dukora byose biri kugenda neza. Of course, nge nitwa Zanda. Ayo ni amazina yanjye kandi rwose nanjye ndagusuje, nizere ko aho uri hose ibintu biri kugenda neza. Ibayita The Tom Show. Nizere ko kandi subscribe ariko tubana umunsi ku munsi. Ndetse kandi turagushimira cyane wowe warenje mu muryango mugari ukurikiye ibiganiro byacu. Abantu badukurikira kabisa batanga ibitekerezo ama comment mbabona gatanu ku kandi Imana ikomeze kubayizajya no kubahemegisha igitandukanye. Hanyuma reka mbaye ikaze mu kiganiro tugiye kubana uyu munsi, tuyugana ku myidagaduro kandi turaza gukora impande zose tugene tuganira n'iki biri kuvugwa mu myidagaduro. Hanyuma kandi tusabwa no kutajya kure cyangwa se kugira ngo uhindure chaîne oya guma hano kuri The Tony Show, hano nyine ushaka gusanga amakuru agezweho imyidagaduro muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ntujye kureka dutanyana amakuru y'imyidagaduro. Yes, reka twinjiye amakuru y'imyidagaduro gutya tuganire ku bintu nka bitatu bine gutyo tugana turebe ko byose tubikomoza. Nkubwire yuko mu bitaramo biteganyijwe gutangira muri uku kwezi kwa gatandatu, ubwire yuko ari ibitaramo bya Iwacu Music Festival bigiye kuba bizenguruka intara zigiye zitandukanye. Ubwire yuko rero inkuri hari kugeza uyu munsi nuko abatwaye ibihembo bya Primus Guma Guma Superstar bose batumiye muri MTN Iwacu Music Festival kuri inshuro bakarabanzi barindwi batwaye Primus Guma Guma Superstar bakaba baratumiye mu bitaramo bya MTN Iwacu Music Festival bigiye kuba bizenguruka rero imijyi 7 y'u Rwanda, uko nemaze kubikubwira kuva ku itariki 20 Kamena 2026 kugeza ku itariki ya 2 Kanama 2026. Hanyuma kandi byemejwe na Mushyoma Joseph uzwi nka Bobo, akaba n'umuyobozi wa EAP cyangwa se East African Party isanzwe itegura ibi bitaramo ku bufatanye na society nka MTN Rwanda, Primus ndetse n'by'umwihariko uyu mwaka ukaba amaze kwiyongeramo BPR Bank Rwanda. Hanyuma mu kiganiro n'abanyamakuru rero cyabaye ku munsi w'ejo tariki ya 18 witwa Bobo yavuze ko kimwe mu dushya tuzaranga ibitaramo bya MTN Iwacu Music Festival uyu mwaka arimo no kubufatanya na Primus. Abahanzi begukanye Primus Guma Guma Superstar uko ari barindwi bose bazagaragara. Yagize ati kuri iyi nshuro turi kumwe na Primus, rero bahisemo ko mu bitaramo by'uyu mwaka abahanzi batwaye Primus Guma Guma Superstar twazabana harimo umwe watuvuyemo witwa Jay Polly, ubundi bakagombye kuba bari 8 bazitwaye, nawe bazagira umwanya rero kuba bamuha icyubahiro, bivuze ko Jay Polly nyine yatuvuyemo. Muri rusange rero ibitaramo bya Primus Guma Guma Superstar byegukanywe n'abarimo Tom Close, nyango murabyibuka niwe watwaye ya mbere, witwa King James atwara yindi, Riderman, Jay Polly, Butera Knowless, Urban Boys, Dream Boys ndetse na Bruce Melody. Hanyuma kuri Dream Boys bo ngira ngo murabizi ko bashwanye batandukanye, ndetse kandi witwa TMC nagari mu Rwanda rikazahagararirwa na Platini ni uzahagarara Dream Boys, ngira ngo babivuzeho. Ikindi kandi Urban Boys nabo nubwo batandukanye batakiba mu Rwanda ariko byamaze kuba official ko bazaba bahari ibi bitaramo bazabigaragaramo. Hanyuma kandi kubyitezwe ko Bruce Melody azataramira ingoma, Urban Boys itaramire mu karere ka Rubavu. Ubwo muzi kunota namwe umenya aho uzajya kugira ngo uzataramane n'abantu bawe. Witwa Riderman azataramira i Musanze, witwa Knowless azataramira i Muhanga, Dream Boys izabihagarara na Platini nakubwiye izataramira i Huye, na Tom Close ataramire i Nyagatare. Hanyuma kandi abanze bazajya bagenda biyongera ku batangajwe mu bagiye kwitabira ibitaramo nka Chris Easy, Bushari Marina, Kensol, Davis, Kevin Kade ndetse na Skana. Ubwo byumvikana yuko ku bantu bakunze abahanzi ku bwakera bagiye batwara izi Primus Guma Guma Superstar, nizere ko namwe muzaba muhari gatanu ku kandi kugira ngo muzabane nabo muri ibi bitaramo bizaba ari imbatura mugabo, cyane yuko bamwe muri aba ngaba munabakumbuye cyane, murabakumbuye kabisa ku rwego navuga kari rufatika kabisa. Byiza cyane ko mugomba kuzaba muhabaye gatanu kuri gatanu kugira ngo muzaryoherwe n'ibi bitaramo. Icyo nakwifuriza no kutazabura sibyo nutazabura kabisa. Hanyuma kandi reka nkubwire yuko witwa Yampano yamaze kuba atabwa muri yombi, ngira ngo twabigarutseho ibiganiro byabanje twabivuzeho. Yampano bakaba akurikiranwe none ibyaha bigera kuri 7 nyuma yo kubushirana ku ibyaha 3 uyu munsi ibyaha byamaze kuba 7. Ni nyuma yuko rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rutangaje ko rwataye muri yombi Urizagwira Florier uzwi nka Yampano. Kuri ubu rero bakaba bavuga yuko amaze gukurikiranwa ibyaha bigera kuri 7.
ni ibyaha byavuye mu iperereza ry'ibanze nk'uko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwabitangarije abanyamakuru bagiye batandukanye. Harimo icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikanyisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo zivangura n'ikifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Kugeza ubu rero icyo nakubwira ni uko Yampano afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Ubwo byumvikana yuko nyine mu gihe byazaba nyine yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha ubwo azatangira kujya kuburana ku ifungwa n'ifungurwa, ariko ifungurwa ryo ashobora kurirebera kure nk'uko duhagarara tukareba izuba kubera ko birakomeye. Ntabwo wambwira ngo ibyaha 7 ugiye kuburana ku ifungwa n'ifungurwa, ntabwo byakunda. Ndaje nkucishirizemo uko byagiye bigenda n'ibyo umuvugizi wa RIB yatangaje. Ndaje ducishe mano mashusho nawe ube wayareba. Tariki 16 Gicurasi uyu mwaka RIB yafunze Uworizagwira Florien, umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano, akurikiranyweho ibyaha 7. Icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo zivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Kuko buriya iyo ugiye hari ukavuga ati jyewe nari mbizi ngo bamukubitaga numva, icya mbere nuko kudatabara umuntu uri mu kaga ari icyaha gihanwa n'amategeko. 2, kudatangaza icyaha cy'ubugome ni ikindi cyaha. Rero kujya hari ukigamba ukavuga ko wari ubizi rwose ntibizagutangaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugutumije. Ibyo ni ibintu bibaye mu gihe by'umweru nka bingahe. Ni biki byabateye aba bahanzi? Burya umuntu niyo yakubera umunyamahane, uri kumuruma izuru no kumuruma ugutwi ugerekaho amagambo n'ibiki, warangiza ukajya ukavuga nawe ukigira mwiza. Ndetse mu minsi mike aho mbere yuko uyu yitaga umugore we ko aza kurega, yari yagerageje no kumugonga maze kumubwira ko azamwica, amugongesha imodoka ye, amugonga ari kuri moto, yikubita hasi arakomereka cyane. Ibyo rero amaze kubikora yabonye ko wenda ibyo akoze noneho adashobora kubicika, abona ko umugore agiye uwo yitaga umugore we agiye kumurega. Yahise atoroka, akomeza gushakishwa, ariko tumuhamagara akabeshya ngo ari Bukavu, akabeshya byinshi. Hanyuma ariko tumubwira ko icyiza ari uko yakwitaba cyangwa se tukamushakisha mu buryo dushakisha abanyabyaha nk'abandi. Ikindi kandi nakubwira nuko uwitwa Elon Musk yasabwe gufungura ibiro i Nairobi mu minsi 90 gusa, cyangwa se X, urubuga rwa X mukunda muri benshi, ukaba rwahagarikwa burundu mu gihugu cya Kenya. Nubwo ubwo rero leta ya Kenya yahawe umuherwe Elon Musk igihe cy'amezi 3 gusa kugira ngo urubuga rwa X urunguruka rwarahoze rwitwa Twitter kugira ngo nyine rwamaye iminsi 90 kugira rufungire ibiro bikuri Nairobi, bitaba ibyo rukaba rushobora guhagarikwa gukora muri iki gihugu. Hanyuma ni mu gihe cy'icyemezo cyatangajwe na Minisitiri w'Ikoranabuhanga n'itumanaho muri Kenya William Kabogo, ubwo yitabaga inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena. Leta ya Kenya rero yavuze ko urubuga rwa X rukorera muri iki gihugu binyuze mu ruhushya rw'agateganyo cyitwa temporary license. Ibi nivuga ko bidahagije mu gukurikirana no gukumira ibyaha bikorwa hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Mu bibazo rero Kenya ivuga ko ishaka gukemura harimo ihohoterwa rikorerwa abantu ku mbuga nkoranyambaga cyitwa cyberbullying, hanyuma no gukoresha amashusho n'amafoto y'impimbano akorwa na AI cyangwa se byitwa deepfakes, gukwirakwiza amashusho n'amafoto y'urukozasoni no kurinda abana bato ibikubiye ku mbuga bishobora kubangiriza ubuzima. Leta ivuga ko kugira ngo ibiro bihoraho
bihoraho muri Kenya bizafasha inzego z'umutekano n'izikoranabuhanga gukorana byose n'urubuga mu gukurikirana ibyaha bikorwa online. Hanyuma kandi icyo nakwibutsa wenda kuri iyi nkuru namaze kukubwira, ngira ngo nifashishije ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye byandika kuri iyi nkuru. Icyo nakwibutsa nuko X cyangwa se urubuga rwa X waze rwitwa Twitter, icyo navuga nuko kugeza ubu nta biro na bimwe igifite muri Afrika. Ni mu gihe rero kuva n'ubundi uyu mugabo Elon Musk yagura Twitter muri 2022 akayihindura X, hafashe ingamba zikomeye zirimo no kugabanya abakozi n'amafaranga akoreshwa n'uru rubuga nyagibyo wenda mwangiye mubyumva. Icyo gihe rero hafunzwe ibiro bya Twitter byari biri Accra muri Ghana, ibyo nabyo murabyibuka ari byo byonyine urubuga rwari rufite ku mugabane wa Afrika. Icyo ni icyambere. Hanyuma kugeza ubu rero X nta biro bifatika irafungura muri Afrika uretse ubufatanye bw'amategeko nyine bwashyizweho muri Nigeria nyuma y'aho iki gihugu cyari cyarahagaritse urubuga amezi 7. So nibyo rero ubwo bashobora kujya mu biganiro muri minsi 90 bamuhaye, akaba rero yareba uko yafungura ibiro hari muri Kenya, cyane ko Kenya ni kimwe mu gihugu gikura amafaranga menshi ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi cya kabiri bafite aba content creators benshi cyane kabisa, ku buryo nyine bishoboka ko leta ishobora kureba nyine nayo ikaba yajya mu biganiro ikorohereza uyu nguyu Elon Musk kuba yabona aho ashobora gushyira ibiro bya X kugira ngo banafatanye. Nyine urumva niba bamwe bakuraho amafaranga na Elon Musk nawe akarwungukiraho, byumvikane ko nyine bagomba no gushaka uburyo bagomba gukorana kugira ngo iyi mikorere ishobore kuba yasubira ku murongo. Hanyuma kandi hari n'uburyo bigeze guhagarika TikTok hari muri Kenya mu mwaka wa 2023. Kenya yari yanatekereje guhagarika TikTok kubera ibikubiye ku rubuga byafatwaga nk'ibiteje ikibazo mu rubyiruko. Nyuma y'ibiganiro na leta rero TikTok yemeye gufungura ibiri Nairobi ndetse ishyiraho uburyo bukomeye bwo kugenzura no gukurikirana ibikubiye ku rubuga binyuranyije n'amategeko. Leta ya Kenya rero yavuze ko n'izindi mbuga nkoranyambaga zirimo Meta zizakurikiza aya mabwiriza mashya kugira ngo bashyire ibiro bihoraho muri iki gihugu bashobore kuba bakurikirana imbuga zabo, bityo rero bifashe nyine urubyiruko cyangwa se n'abandi bakoresheje imbuga kwirinda ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyitwa cyberbullying. Kugeza uyu munsi muri Kenya kirimo cyafata urwego rukomeye. Kandi ikindi kinakomeye nyine bashobora kuba bagiye kubikorera n'ukuro ari urubuga rwifashishwa cyane mu kuba bagira gute, mu kuba bakigaragambye nyine baganatuka n'umuyobozi. Byinshi nibyo rero bashobora gushingiraho bashinga ibibiro kugira ngo bakomeze gukumira ibi byaha byose bibera ku mbuga nkoranyambaga. Reka mushimire rero, njye nitwa Zanda, iyi bayita The Tony Show. Ntukajye kure kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, hanyuma amakuru yacu nayo gutaha. Hasta la vista.